Reka tubasuhuze mwebwe mwese mukurikiye Iyogezabutumwa TV, muri mu mujyi wa Kigali, abari burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, muri Amerika, muri ku mugabane wa Aziya, muri ku mugabane w'Uburayi, mwebwe mwese mudukurikiye muri Australia, mwe mudukurikiye muri Oman, mwe mudukurikiye muri Malawi, mwebwe mwese mudukurikiye muri mu bihugu by'abaturanyi, muri Uganda, muri Kenya, abari mu Burundi, mwese turababona ko mudukurikira umunsi ku munsi. Abari impande n'impande mwese ku isi turabashimira cyane ko mubana natwe, mubanye natwe urugendo runini cyane, imyaka myinshi ku Iyogezabutumwa TV. Niyo mpamvu nanjye mbahaye ikaze ku Iyogezabutumwa TV kugira ngo mukomeze kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Mubanye natwe imyaka myinshi muri urugendo, n'urugendo rutoroshye, ariko reka nshimire by'umwihariko abakoze subscribe, kuko abenshi mudukurikira mubona notification kubera ko mwabashije gukora subscribe. Reka kandi ninginge namwe mutarakora subscribe kugira ngo namwe iki ni igihe cyiza cyane cyo kuba wabikora, kugira ngo nawe ibiganiro dukora bijye bikugeraho, abakozi b'Imana batandukanye, ijambo ry'Imana ndetse indirimbo z'amakorari, z'abahanzi, ubuhamya, ibiganiro bijye bitandukanye bibashe kukugeraho uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi rero tubashe kwakira umukozi w'Imana, haraciye iminsi mikeya n'ubundi yarari kuri izi mikoro z'Iyogezabutumwa TV. Uyu munsi rero twongeye kumwakira bitewe n'uko mwagiye mudusaba ko twamubazanira akongera akababwiriza ubutumwa bwiza. Mwarafashijwe, we waduhamagaye uri muri Malawi, we waduhamagaye uri muri Canada, wowe wagiye wamwishimiye bitandukanye bitewe n'ijambo ry'Imana yavuze. Uyu munsi twongeye kumubazanira ni Prophet Mama Siriya Mungu. Tuguhaye ikaze ku Iyogezabutumwa TV. Murakoze cyane. Uyu munsi uhawe ikaze ku Iyogezabutumwa TV kugira ngo wongere ubwire abantu ijambo ry'Imana cyangwa icyo Uwiteka yagusize ku mutima. Tuguhaye karibu no gusenga kugira ngo ukomeze ubwirize abantu b'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana nziza, Imana ikomeye, Mana turi imbere yawe, ubanze utwejeshe amaraso n'amazi wavire ku musaraba Igorigota kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Mana uyu mugoroba cyangwa se aya masaha twemerere ubane natwe kuri izi mikoro, Mwuka wera w'Imana abane natwe, kandi imbaraga ziva i Siyoni zize zituyobore. Gusa Mwami Imana ntutujye kure, ahubwo ineza y'Imana itube bugufiya, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ku bantu mutanzi, nitwa Mama Siriya Mungu, ariko izina ryanjye ry'umwihariko nitwa Mujamara Claire. Ndi umudamu mfite umugabo, twagize umugisha udasanzwe. Imana yaduhaye abana, dufite abahungu n'abakobwa, dufite abana 4. Imana yo mu ijuru nibihererwe icyubahiro. Turanezerewe rero kongera kubana namwe, turanezerewe kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ibihererwe icyubahiro. Dushimiye cyane uhagarariye Iyogezabutumwa TV, wongeye kutugirira icyizere akavuga ngo nimuze mwongere muvuge ku ijambo ry'Imana, turusheho kwamamaza ubutumwa bwiza bwo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Rero aya masaha ni amasaha y'umugisha, ni amasaha tugiye kuganira, ni amasaha adasanzwe kubera ko ibi bintu ntago bisanzwe. Ijambo ry'Imana ni rishyashya buri munsi mu bugingo bw'umuntu. Reka dutangire, mbere na mbere tubanze dusome ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Reka twakire Bibiliya zacu turebe mu gitabo cy'Itangiriro. Tugiye gusoma igice cya 32, turahera ku murongo waho wa 23. Tugiye gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 32, turahera ku murongo wa 23. Dusome mu izina rya Yesu.
abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo bari bafite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga ry'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka. Bagikirana, uwo mugabo aramubwira uti ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati nitwa Yakobo. Aramubwira uti ntukiswe Yakobo ukundi, ahubwo wiswe Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira uti ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza uti niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yitaho hantu Penueli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Twongere turebe mu gitabo cyo Kuva, turebe igice cyaho cya mbere, tujye ku murongo waho wa 15. Igitabo cyitwa Kuva, igice cyaho ni icya mbere, duhere ku murongo waho wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwaga Shifura undi yitwaga Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira uti nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nihavuka umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza ababyaza arababaza ati niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati niko Abaheburayo kazi batamera nk'Abanyegiputakazi kazi, kuko ari abanyembaraga, bakibyara umubyaza atarahagera Imana. Dusome igitabo cyo Kuva, igice cyaho ni icya mbere, umurongo turahera kuri 15. Hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwaga Shifura undi yitwaga Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira uti nimwica Soma hanyuma mu gihe bipfuye jya wikosora wongera usomereze ibyo se n'ibicyuburi uri kuri mico yongerera akazi. Dusome mu izina rya Yesu. Hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwaga Shifura undi yitwaga Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumureka abeho. Ryananiye. Wajya usoma witonze, wamara gusoma witonze kurinyuzamwe amaso kongera ukarisubira ugakomereza aho wari ugeze uti ujya gutangira. Oya reka ngitangire neza. Dusome igitabo cyo Kuva, igice ni icya mbere, umurongo waho turahera kuri 15. Hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwaga Shifura undi yitwaga Pura. Umwami wa Egiputa arababwira uti nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona yicaye ku ntebe abyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nihavuka umukobwa abeho. Maze ababyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo
bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza ababyaza arabaza ati, niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, niko Abaheburayo kazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyembaraga bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana ibagirira neza abo babyaza, igirira neza abo babyaza. Ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ku magambo y'Imana tumaze kumva, kandi ku magambo meza Imana tugeneye muri aya masaha. Imana itubwiye ku mugabo witwa Yakobo. Imana iratubwira ngo abyuka nijoro, ajyana n'abagore be bombi, ajyana n'inshoreke ze zombi. Yakobo ajyana n'abana be bombi bose uko ari 11, ngo arangije ngo arabajyana abageza ku cyambu cyitwa Yaboki. Ngo Yakobo ngo afata abagore arabambutsa, afata abana biwe arabambutsa, ngo afata n'ibyo bari bajyanye byose Yakobo arabyambutsa. Bibiliya iravuze ngo Yakobo asigarayo wenyine. Ngo agisigarayo amaze kwitandukanya n'umugore wundi, amaze kwitandukanya n'inshoreke, yitandukanyije n'abana, yitandukanyije n'ibyo bari bafite, ngo byose Yakobo bisize hakurya. Ngo akigaruka hakuno ahura n'umugabo. Ngo bagihura aramufata aramukiranya, amaze kumukiranya ngo barakirana rwose, ntihabonekamo utsindwa, ntihabonekamo urwana, barakirana ngo kugeza umuseke utambitse. Ngo arangije aramubwira ngo ndekura, ngo kuko umuseke uratambitse. Yakobo aramubwira ngo sinkurekura utampaye umugisha. Ntago wancika, ntago nakurekura utampaye iki umugisha. Aramubwira ngo ese witwa nde? Abaza Yakobo ngo witwa nde? Aramubwira ngo nitwa Yakobo. Aramubwira ngo uhereye none, haleluya, uhereye none ntukiswe Yakobo, ahubwo wiswe Isiraheli. Imana ishimwe. Uhereye none ntukiswe Yakobo, ahubwo wiswe Isiraheli. Yakobo ngo arangije kumva ayo magambo, kuko ahuye n'umuhinduriye izina. Mu gihe Yakobo iri zina risobanura umuriganya, iri zina ni izina Yakobo yiswe n'ababyeyi, ni izina ritari ryiza. Nicyo gitumye Yakobo ahuye n'ugiye kumuhindurira izina. Imana ituganze. Aramubwira ngo ntukiswe Yakobo, ahubwo wiswe Isiraheli. Aramubwira ngo nanjye sinkurekura utampaye umugisha. Yakobo aramubwira ati, baramubaza ngo witwa nde? Aramubwira ngo nitwa Yakobo. Aramusubije ngo uhereye none ntukiswe Yakobo, ahubwo wiswe Isiraheli, kuko ukiranije Imana ukaba utsinze. Imana itugirire neza. Kwitandukanya n'ishoreke, kwitandukanya n'abana, kwitandukanya n'ibyo yaratunze, zatumye Yakobo ahabwa umugisha n'Imana. Imana imukuraho izina rifite igisobanuro kitari cyiza. Imana imwiyitira izina, iramubwira ngo wiswe Isiraheli, uheshejwe umugisha n'Imana. Imana ishimwe. Uheshejwe umugisha n'Imana. Yakobo uhinduriwe izina, wiswe Isiraheli, bisobanuye ngo uhawe umugisha n'Imana. Uku gukirana n'Imana, guhangana, iyi ntambara yabayeho Yakobo akirana. Yakobo avuga ngo simurekura, namwigireyeho kandi namufashe. Nanjye uyu munsi ndagukomeje, uyu munsi ndabana nawe. Aramubwira ngo ndekura, umuseke uratambitse. Imana nitugirire neza. Ngo uku gukirana kwa Yakobo n'uyu mugabo waje mu ishusho ya Yesu, ariko bisobanuye ngo ni Imana ikomeye yari yahuye na Yakobo. Imana nidutabare.
n'Imana ikomeye yari yageze ku buzima bwa Yakobo, n'Imana ifite izindi mbaraga yari yihuriye na Yakobo. Hanyuma y'ubwo Yakobo amaze kwitandukanya n'ishoreke, amaze kwitandukanya n'ibituma umuyoboro wiwe n'Imana bitamera neza, Imana iramubwira ngo uheshejwe umugisha n'Imana, uheshejwe umugisha, uhinduriwe izina. Yakobo aravuga ngo Enedrayisiri, Imana ishimwe. Guhindurirwa izina ni igihe ababyeyi bari baramwise izina risobanuye ngo umuriganya, kandi Yakobo iri zina ryaramwomye. Yakobo kuva akiva mu nda ya nyina, muribuka ibya Yakobo na Esawu, muribuka ibya Yakobo na nyirarume Labani, uko byagenze kose muri urwo rugendo, nyamara Yakobo ahinduriwe izina kuko ahuye n'Imana. Nawe wahura n'Imana ikaguhindurira izina. Hari igihe ababyeyi bita amazina mabi, hari igihe umubyeyi akwita izina rikomeye, akakwita izina huje n'iminsi ye, akakwita izina rihuje n'igihe ahagazemo. Yabyara umwana akamwita bapfa kurera, yabyara umwana ati niko byahoze, yabyara umwana akamwita ngo mbaho nshaka, abyara umwana akamwita ngo tubana mbazi. Ayo mazina ni igisobanuro cy'ubuzima mu gihe ababyeyi bari babayemo. Ariko Yakobo ahuye n'Imana. Bwana asifiwe. Yakobo ahuye n'Imana, iramubwira ngo ushingiye kw'iri zina wiswe n'ababyeyi, shingiye uko wihuriye n'Imana, shingiye aya masaha ndimo ndavugana nawe live, uhinduriwe izina. Hari igihe umubyeyi akwita Nyirasafari ugahora mu ngendo zitarangira. Hari igihe umubyeyi akubwira ngo bapfa kurera, bintu bikanga, akakwita amazina mabi akakoma. Ariko aya masaha nangaje itangazo rivuze ngo Imana ya Isiraheli igihindura amazina. Iyi Imana igihindura amazina, igikuraho abana amazina mabi, igikuraho abana baya amazina abantu babise, ikabiyitira izina, ikavuga ngo uyu nguyu mwise Isiraheli, Imana ishoboye ibintu byose, Imana itagitsindwa. Uheshejwe umugisha Rabiristaya, uheshejwe umugisha n'Imana, kuko hari amazina wiswe n'abantu Imana iguhanaguyeho, irangije kwita amazina y'umugisha, iravuze ngo Isiraheli. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Kandi Enevodrayisiri, guhindurirwa izina ni igisobanuro kivuze ngo uheshejwe umugisha n'Imana. Imana iguha umugisha aho abantu bakwitiye amazina mabi, aho abantu bavuze amagambo atari meza ku buzima bwawe, aya mazina kugendaho, aya mazina agenda koma, Imana ihindura aya mazina, nawe wakira umugisha w'Imana. Bwana asifiwe. Yakobo aravuze ngo ndabashaje Imana, amaso yanjye sinapfa. Ndabashaje Imana, amaso yanjye nivuganiye nayo, nyikoreyeho sinapfa. Imana ishimwe. Yakobo atangiye kwemera ko ibintu byose Imana ari ibishoboye. Yakobo atangiye kwemera ko ubuzima bwose yabamo ari Imana ibuyoboye. Mu gihe abantu bamwe bavuga ngo n'ubwenge n'amashuri twize n'ibingibi niko tuzi gukora cyane, twagenje guca, hoya. Yakobo atangiye kwemera ko Imana ariyo mugenga w'ibihe, atangiye kwemera ko Imana yo mu ijuru ariyo ishoboye ibintu byose. Ngo abonye ngo ko atamutsinze, Bibiliya iravuze ngo amukora ku mutsi w'inyonga y'itako. Uyu mutsi cyari ikimenyetso kigaragaza ko Imana yakugenza uko ushaka. Yari yeretse Yakobo ko ibintu byose ku Mana birashoboka. Yari imweretse ko ibintu byose Imana yabikora uko ishaka. Yamukoze ku mutsi w'inyonga y'itako ngo amatako ya Yakobo arareguka. Yakobo ngo arangiza aramurekura, aravuga ngo mpuye n'umuntu udasanzwe, umuntu wagukoraho umutsi ukareguka. Yakobo ngo mpuye n'Imana ishoboye ibintu byose. Data wa twese we, aravuze ngo mpuye n'Imana ishoboye ibintu byose, mpuye n'Imana ikomeye, mpuye n'Imana itanga umugisha, mpuye n'Imana ihindura amazina. Imana ihindura amazina yawe, ihindura amazina mu kazi ukora, ihindura
ifite izina mu izina rya Yesu. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Imana ya Isiraheli ifite ubushobozi bwose bwo guhindura amazina. Ifite izindi mbaraga zo kwiyitira umuntu izina ikamukuraho iz'abantu batekerezaga ikamushyiraho umugambi wayo. Yakobo ahinduriwe umugisha n'Imana, ahinduriwe izina n'Imana. Imana ishimwe. Ndetse kongera kumubwira ngo witwa Isiraheli, Yakobo yabitekerejeho cyane. Imana inyise Isiraheli. Imana yamubwira ngo iri zina ni igisobanuro gikomeye, wongeye kwinjizwa mu masezerano y'Imana. Haleluya rabini staya zone fodra. Isiraheli wongeye kwinjizwa mu muryango w'abana w'Imana, wongeye kwinjizwa mu masezerano y'Imana, kuko hari amazina mabi yari yaragusoye mu masezerano, ariko Imana hari ukundi kuntu ibigenje, igukuyeho amazina mabi yongeye kukwinjiza mu masezerano y'Imana. Imana ikwinjize mu masezerano yayo mu izina rya Yesu. Imana ikwinjize mu masezerano yayo. Ngo irangishira amubwira ngo Yakobo. Amen, 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 amen. Umugisha. Imana niyo ifite uburyo ushobozi. Imana niyo ifite ubundi buhanga bwose bushoboka bwo guha umuntu umugisha ari nta muntu ugiye kumubariza. Barasasifiwe. Ariko nshatse kuvugana namwe ijambo ryitwa kwitandukanya. Kwitandukanya n'ibitero, kwitandukanya n'abaguhiga, kwitandukanya n'abicara mu nteko, kwitandukanya n'abanyamagambo. Aho abantu usanga nta bindi bintu bavuga, baravuga abagezi, baratarama namba. Mbese kwitandukanya n'abanyamagambo ukabasiga, ukitandukanya nabo ukabatera ibitugu, ukongera ugatera intambwe ukerekera imbere. Itandukanye nabo, hari ubundi buryo wahura na Yesu akaguha umugisha. Imana ishimwe. Iyi Mana yabwiye abantu, yababwira ngo nimugende mubwire abantu, mubabwire amagambo yurutse imitima, kandi mubabwire iby'ijuru. Kwitandukanya n'Imana, hari kwitandukanya n'ibisubamo, kwitandukanya n'ibyo ugendamo, harimo umurongo n'umuyoboro uduhuza n'Imana mu gihe twamaze kwitandukanya. Ariko Enedrayisi aravuze ngo itandukanye n'ibyo ngibyo ubamo, itandukanye n'uburiganya, itandukanye n'ibyo byose, kuko Yakobo afashe umwanya wo gusiga abana be, wo gusiga umugore we, wo gusiga ishoreke. Wasiga abana 11 wava kubasize ngo bashoboraga no kwangikiraho Yakobo yarabasize, kuko yarabambukije umugezi abasiga hakurya y'umugezi. Ntiyaraza amakuru yaho ngaho, we yabasizeyo gusa. Aravuga ngo Imana igiye no kwishaka. Njye bafite intego yo kwitandukanya nibyo nari maze migiye. Ngo agihindukira ngo ahura na marayika w'Imana. Yakobo avuze ijambo rikomeye. Aravuze ngo nubwo nitwa Yakobo rabini stayinzi ni fodra, njye sinkurakura utampaye umugisha, ndagukomeze sinkurakura, singenda urama umugisha. Aramubwira ngo umugisha uhawe umugisha. Arangira amubwira ati wowe si icyo cyonyine, hari ikindi utambwiye, none kumpaye umugisha witwa nde? Aramubwira ngo umbarize ikizina. Haleluya rabini stayinzi fodra isiri. Imana ishimwe. Iyi Imana ihindura amazina, iyi Imana ikuraho karande, Imana igutandukanye na karande z'imiryango, Imana igutandukanye na karande z'aho uvuka, Imana igutandukanye n'ibyo uzendamo. Ni ukuri kose iyo umuntu atarahindurirwa izina usanga abana bitobaza amatwi. Iyo umuntu atarahindurirwa izina usanga umwana w'umusore yarashyizeho ibintu bigera ku kibuno. Iyo umuntu ataritandukanye, atarahindurirwa amazina, agenda uko ashaka. Ariko umuntu wahinduriwe izina ajya ayoborwa n'umwuka wera w'Imana, akamubwira ngo mwana wanjye ibyo ngibyo ntago ari byo, kora gutya kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Mana ishimwe. Twongeye kuvuga ijambo riri mu gitabo cyo Kuva rivuze ngo Farawo avugana n'abasaza, arabwira ngo nihavuka umwana w'umuhungu muzamuhotore, ariko nihavuka umukobwa
muzamurekabeho ngo abazaza ngo bubashe Imana. Haleluya! Kubaha Imana ntibigira uko bisa, kugendana nayo ni umunyenga. Kubaha Imana ni iyindi ntego. Kubaha Imana ni ubuzima. Kubaha Imana birakiza. Kubaha Imana biratabara. Kubaha Imana bigarura ibihe. Kubaha Imana niko abazaza bavuze. Ngo bubaha Imana ngo ntibakora ibyo umwami wa Egiputa avuze. Abami bajya batanga amatangazo, abazaza ntibayemere. Barabwira ngo nimugende muhotore, abana b'abahungu mubice, abana b'abahungu mubamareho. Abazaza baravuga ngo hoya, haracyariho umugambi w'Imana. Aba bana ntitwamenya hirya y'ejo icyo bazabaca. Ngo barangije ngo umunyegiputa yaza, ngo yarangiza ngo uyu muntu ngo agahura n'intambara, ngo agahura n'ibibazo. Ngo ariko Bibiliya tubwiye ngo Abisiraheli baza kubyara, ngo umuzaza ataramugeraho, umuheburayo akaba yabyaye kare, ngo bakagereza gukora ku mwana bagasanga acikiye umwana arimo aramureba araseka, akavuga ati uriya ntiwakora ku mwana yamwisaye. Ngo ariko abanyegiputa bakaza ngo bakabura uburyo, ngo bagatambatamba, ngo kugeza ubwo abazaza babafata. Baravuga ngo aba badegane staderodraya, aba bantu bitwa abanyegiputakazi bafite izindi mbaraga. Ntabwo bameze nk'abadeganefo, ntabwo bameze nk'abanyegiputa, ahubwo abaheburayo kazi n'abantu bari mu mwuka w'Imana, agendana nabo, abyarana nabo, baciyurira maternite. Nta nubwo ari ngombwa kurira maternite, ahubwo bafite uburyo mwuka w'Imana ajya babyazamo. Haleluya! Imana ishimwe. Kandi nongeye gufashwa n'ukuri kw'Imana. Ngo arangije ngo Farawo ngo asanga abahungu bamaze kubaho, ngo abwira abaganga ati yemwe niki cyabateye ibyo, niki cyabateye guhemuka? Aba bantu nibamara kubwira aba bahungu ese intambara zigatera bazatumaraho, niki cyatumye mureka bakabaho? Aravuga ngo noneho rero nibabaho uzaba n'umuhungu wese ajya mujyana mu ruzi. Ariko nshatse kuvuga ku muzaza no kureka umuhungu akabaho. Ngo barangije ngo Imana ihereza ababyaza umugisha, ngo nabinda sabira sizibura barabyara, ngo nabo baroroka barakagwira. Niko Bibiliya ivuze. Ngo Farawo ngo agira igishika atangira kurwana n'umutima, aravuga ngo nazuye ko bazapfa, ngo ariko n'ubundi babayeho. Hari igihe abantu bajya bazura kupfa ariko ukabaho. Ibiganza warungiye gupfiramo nibyo Imana yatangamo. Rabini taya zenevodraya nibyo yatanga mu buzima. Ibiganza abantu bakanzurira ko waseberamo nibyo Imana yaguhera mu buzima. Karitsiye abantu bavanga uzayipfiramo niyo Imana yaguhera mu buzima. Iyi Imana ifite amatangazo mazima. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya! Rabini stayizini fodraya. Ibiganza abantu bavuga ngo runaka ntazabaho. Uyu Farawo aravuze ngo mwebwe nimwacira umwana w'umuhungu muzamuhotore. Imana itanze eledraya, ubundi mwuka wera wo kubwira abantu ati nimureka abana babeho. Baho mu izina rya Yesu, baho mu izina rya Yesu, baho batabishaka. Imana ikubesheho. N'abahungu babayeho, n'abahungu baragenda, n'abahungu barakora. Aho Farawo yari yanzuye ngo ntibakabeho, ntibakagira gute, Imana ibabeshejeho. Amen. Imana ibabeshejeho. Imana ishimwe ko imyanzuro y'abantu atari Imana igenderaho. Imana yitwa singira nkabo. Imana ikora uko ishaka. Imana ihindura ibihe. Imana yigeze ibwira umuntu igihe kimwe, iramubwira ngo saba ibintu bibiri, nusaba bibiri kimwe ndagukorera kimwe, umuturanyi mukorera bibiri. Aravuga ngo nisaba umuturanyi azanduta. Aravuga ngo Mana umbwiye ko gusaba ikintu kimwe, umuturanyi ukamukorera ibintu bibiri, ngiye kubisaba ubikore. Abwira Imana ati noneho rero nkura mwiri jisho umuturanyi mukuremo yombi. Njyewe nzagendesha rimwe
ariko azajya agenda ari impumyi. Imana yavuga ngo mbega abantu we ntabwo icyo yagikora. Usabye nabi iravangura umupfapfa. Burya nari nkuzi ntarakumenya mbonye imisabire yawe. Nguko uko iminsi ihagaze, Imana yamubwiye ngo saba kimwe, uyu muturanyi ndamukorera bibiri. Waravuga ngo oya azanduta, uyu azandenga, reka sabe icy'ingenzi. Arabwira ngo kuramo iri jisho we uzamukure mwabi. Imana ntimeze nk'abantu. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo. Haleluya papa wazore bosta. Imana ntimeze nk'abantu. Baravuze ngo abana ntibabeho, Imana irategetse ngo babeho. Baravuze ngo uyu ntakwiriye umugisha, twamwise Yakobo. Imana ihindura izina imuhaye umugisha. Nimureke dusenga Imana. Iyi Mana ifite ukuntu yatugiriramo neza, yagutabara. Ndavugana nawe unkurikiranye uri muri Australia, ndavugana nawe unkurikiranye uri Nigeria, wowe unkurikiranye uri ahantu hose aba diaspora mukurikirana Iyogezabutumwa TV. Ndavugana namwe ngo Imana ibahindurira amazina, Imana ihindura icyerekezo. Data wa twese abita izina rizima. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Yesu yavuze amagambo akomeye. Yabwiye abigishwa arababwira ati dore ndagiye, ariko simbasize mwenyine, mbasigiye Umwuka Wera uzabafasha muzo mukora. Hari ibyo asize mbabwiye, hari n'ibindi azabamenyesha. Njyewe ngiye ntavuze. Kandi aravuga ngo dore muje muhora musenga. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni amaraso, gusenga bitanga icyerekezo, gusenga biri turi inkiki. Gusenga yaravuze ngo ndasa n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba. Rabini staya zenevodraya azafashwa no gusenga. Umaze iminsi urwaye, umaze iminsi utameze neza, umaze iminsi keredi ikumereye nabi, ntukiryama, ntugisinzira. Umaze iminsi ufite intambara, umaze iminsi uri kurwana iz'urugo, umaze iminsi uri kurwana intambara mu bana, umaze iminsi utameze neza. Ariko ntangaje iri tangazo ngo Imana igihindura izananiye abantu, Imana igihindura ibyo abantu bisinyeho bakabiha n'igihe ikabikuramo ikintu kizima. Imana nikunezeze mu izina rya Yesu. Imana nikunezeze mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga, dusenge tubane n'Imana. Tugiye gusenga Imana ikugereho, Imana igeraho ikibazo cyawe kiri, Imana igera ahantu unaniriwe, aho uri kumva uri gucumbagira. Yesu akuzanira akabando ukagendera muri ibyari ngo umwami Yesu yambereye akabando, ngo arangije arabsina aravuga ngo agashi, baravanga akabando. Uyu mwami Yesu ajya akabando ukagenda neza ukagashinga, akakwambutsa. Izina ry'Uwiteka rigahabwa iki icyubahiro. Tuza gace umutima wawe ugira ibintu wibuka wakitandukanya nabyo, ugira ibintu utekerezaho wakitandukanya nabyo, kandi Uwiteka bigushyigikiremo. Uwiteka kubera umuyoboro wo mu mutima, agira ibintu agutandukanya nabyo mwene data, agira ibintu agutandukanya nabyo mwene data. Amaraso ya Yesu agenda ku buzima bwawe, amaraso ya Yesu akwinjiremo, igira ibintu gutandukanya nabyo kugira ngo ubashe kuganira n'Imana ishoboye ibintu byose. Wararize bihagije ugera naho wiheba, ariko Imana iravuze umurira kwibutse. Wararize bihagije ugera naho wiheba, ariko Imana iravuze umurira kwibutse. Haleluya papa wazore bostane vodai. Imana
niba ufite uburyo waca bugufiya uca bugufiya, niba uri mu nzira uzirikane aho waba uri hose, zamura kwizera kw'Imana ijya ihindura amazina. Ariko ndimo ndavuga uyu mwaka wose, ndimo ndavuga kwitandukanya, ndimo ndabwira abantu guhindurirwa amazina, ariko wabanje kwitandukanya. Ndimo ndavuga ku mbaraga zibohora, zikabohora umuntu izari zaramubase. Nibwo uyu mwaka numva nabwira abantu uti yemwe nimurekure, nimuve muri ibyo, nimwitandukanye, nimureke kwicarira abantu b'Imana, nimureke kwicara abakozi b'Imana, nimureke guca imanza mu matorero, nimureke guca imanza mu baririmbyi, nimwitandukanye n'ibyo, Yesu azabagirira neza. Mwami Yesu, uri mwiza, uri karuhura, uritangira ukaba n'iherezo. Oh haleluya! Aya masaha turasenze cyane, duhamagaye Imana. Hari abantu barwaye, kandi barwaye indwara z'amayobera. Hari abantu bananiwe, hari abantu babuze uburyo bwo gutabarwamo. Hari abari kureba bakavuga ngo Imana yaratwanze, hari abari kuvuga ngo waratinze, bitewe n'ibihe bahagazemo. Ariko tubasengeye Imana, tubahamagarije ijuru. Rabini stayizini fodraya, hindura amateka mabi, hindura amateka y'imiryango, hindura amateka y'abantu bakoze biranga, abantu bajya gucuruza ntibyemere, ntibabimaramo iminsi. Hindura ayo mateka, tanga amahoro mu miryango. Tusenza cyane tuvuga ngo Mana, kingura amarembo, kingura enedraya, girira abantu bawe neza, tabara abarushe. Rabini stayizini fodraya, kiza indwara, tanga ubutabasi. Tugeze mu bihe bigoye, tugeze mu bihe biruhije. Za bindi Pawulo yavuze, aravuga ngo hazabaho ibihe bigoye, hazabaho ibihe biruhije. Tabara abantu bawe, nkweretse abantu bo mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ibagirira neza, Imana ikuraho ibitero by'abadayimoni, ikuraho iterabwoba by'abakonikoni, Imana ikuraho impfu zitandukanye, abantu bashize biyahura. Nyaboneka Mana, tabara abantu bawe, ubagirire neza, uhembure imitima ndetse n'imibiri mu izina rya Yesu. Wibuka abana batoya, Imana ibagendagendemo. Imana itanga ubuzima, twirukanye umwuka w'impfu, dukujeho impanuka, tukujeho ibyago n'amakuba, turemesheje ubuzima. Imana itanga kurangiza umwaka amahoro. Rabini stayizini fodrayiseri, wagura umurimo wawe, wagura ubwami bwawe, ugabanya umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa, mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Wowe umaze kumva ijambo ry'Imana, ukaba wumva hari ibyo ushaka kwitandukanya nabyo, wahamagara izo nimero twagufasha. Kandi wowe umva ushaka udafite itorero usengeramo, nabwo wahamagara izo nimero tukakuyobora itorero iryo ari ryo ryose umutima wawe wabafungukiyemo, twari kuyoboramo. Kuko ubwami turi kwamamaza si ubw'umuntu, ni ubwami bw'Imana. Wahamagara tukagufasha, kuko ijambo ry'Imana ryaba ryakugezeho. Wantama we, twakugeza ku mushomba. Imana ishimwe. Wowe ufite ikibazo kikugoye, twasenga Imana ikagikuraho. Wowe urwaye, ukaba waragiye wivuza, ukabona n'ubundi nta mpinduka, waza tukagufasha gusenga, Imana yagukiza. Waba wamaze guhabwa impapuro za cyamunara, bakubwira ngo bizarangiye, twagufasha gusenga, Imana igatanga andi mahirwe, ikagusubiza ibyawe. Wowe uri kubona urugo rwawe rwamaze gutandukana, twagufasha gusengera umutware wawe cyangwa umudamu wawe, izina ry'Uwiteka rikongera rigahabwa icyubahiro. Wowe uri gufata imyenda ati ndagiye, ati noneho ndamuretse, hoya, ngwino dusenge, Imana yakongerera
poromosiyo y'umugisha. Wowe wicaye muri biro ukaba uri kumva bari gutanga amakuru uti wowe bizarangiye, twakongera tugasenga, Imana ikayikwicazamo, gutangarije itangazo ko nta muntu ugufiteho umugambi, Imana niba afiteho umugambi. Mwa banyeshuri mwe, twabafasha gusenga, Imana igatanga amanota meza. Wowe umaze iminsi urwaye indwara yo kwikubita hasi, twagufasha gusenga. Wowe uri kujya wumva amaguru akurya ukumva ibintu birirukankamo, twagufasha gusenga. Rero nababwira ngo twabafasha gusenga, Imana hari icyo yakora, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Murebe iyo nimero muyihamagare. Murakoze. Ubu butumwa mu bwamamaze, mu bushayaringe, mu bukorere share, mukore subscribe. Mwa bantu b'Imana mwe, tugabane uyu mugisha Imana iri kutu. Ubu nge ngabanye umugisha kuko namamaje ubutumwa bw'Imana. Nawe nukora share, Imana iguha umugisha. Nushayaringa mugenzi wawe, Imana iguha umugisha. Aho uri bugeze buno butumwa hose kugera ku mpera z'isi, niko Yesu yavuze ngo mugende mwamamaze ubutumwa bw'Imana kuva hano kugera ku mpera z'isi. Imana ibaha umugisha. Bye bye bye. Ndabakunda, ndabasengera. Imana nikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen.